benshi bahoze bacikanwe na Kayifani, bamwe batujuje ibisabwa, abandi bataratangira business kandi bashaka gukora business, bakambaza ngo ese nta yandi mahirwe nta iki. Umva uyu munsi noneho nje kubabwira CPF neza. Nabonye abantu benshi muri comment barabimbashije ngo se CPF neza ikora ite, ngo uzayitubwireho. Uyu munsi rero nje kubabwira CPF neza icyo ari cyo, nuko yagufasha gutangira kwikorera cyangwa se kwagura umushinga wawe. Murakaza neza rero. So this is your girl Magnifique. Welcome back to my YouTube channel. Niba uri mushyashya, niba dusanzwe tubana hano, ikaze, urakaza neza hano kuri Magnifique TV show. So uyu munsi rero nje kubabwira CPF ineza. Harimo abayumvise bwa mbere, harimo abayizi, harimo abatangiye gukorana nayo, kuko nabonye abantu benshi baragiye babinyandikira, babimbwira, babimbaza. So uyu munsi rero nje kubaha amakuru arambuye kuri CPF ineza. Ubu rero niba ushaka kwagura ubucuruzi bwawe cyangwa se kwishyura amafaranga y'ishuri y'abana bawe, cyangwa se ukaba ushaka gushora imari mu buhinzi, cyangwa se ukaba ushaka kubaka neza inzu zawe z'ubucuruzi cyangwa se inzu zawe ubamo, cyangwa se ukaba ushaka gutangira ubuhinzi buri modern, cyangwa se umva buri kimwe cyose waba wikorora, gukenkayire n'izindi business waba ushaka gukora, umva CPF neza niyo yawe, sibyo? Niba ushaka no gukora ubucuruzi buciriritse, waba ubucuruzi bwo mu iduka cyangwa se mu isoko, CPF neza umva uze utangire ukorane na CPF ineza, sibyo? So uyu munsi tugiye kureba rero mu buryo bwiza kandi bworoheje, ese CPF ineza ikora gute, inyungu zaho zimeze gute, ese uwayigana yunguka iki, uwagana CPF neza yunguka iki, niki irusha izindi banki, izindi cooperatives, kubera ko CPF neza ikora nyine nko mu buryo bw'amakoperative, nkuko wavuga sako ya CPF neza nyine ntabwo ari banki nini y'ubucuruzi isanzwe, ni ikigo cy'imari giciriritse gikorera mu buryo bw'amakoperative nkuko nabibabwiye. Ikindi ikora nyine kubitsa nkuko amabanki akora, ikora kubitsa ndetse no kugurizanya. So yatangiye mu mwaka wa 2010, ihabwa uburenganzira bwose na Banki Nkuru y'u Rwanda. Yatangiye ikorera i Muhanga, ariko ubu yaguye amashami yayo igera i Kigali, Kamonyi n'ahandi. Niba ushaka gukorana na CPF neza, bafite ubwoko bubiri bw'ingenzi bwa konti ufungura. Ukuvuga ngo ubwa mbere ni current account. Iyi konti isanzwe igufasha gushyiraho no gukuraho amafaranga buri munsi mu bucuruzi bwawe cyangwa mu buzima busanzwe. Bwa kabiri ni saving account. CPF neza igira na saving account. Ushaka gusavinga amafaranga yawe, ushaka gutangira kwizigamira gake gake bakakungukira ya CPF neza rero wagenda ugafungura account muri CPF neza. So ikindi ifasha abantu cyane cyane abagore n'urubyiruko. CPF neza yibanda cyane igira account yorohereza urubyiruko ndetse n'abagore gutangira gukora imishinga igiye itandukanye, babahereza inguzanyo. Babandi rero mwambazaga ngo ese ko ngewe narengeje imyaka muri Kayifani, narengeje imyaka 30, nta business ifite, sindatangira ariko ndifuza gutangira, afite umushinga, murumva ko mugomba kugana CPF ineza. So ikindi
Ineza yibanda ku bintu bitatu by'ingenzi. Ubwo ndavuga CPF Ineza yibanda ku bintu bitatu by'ingenzi. Ni ukuvuga ngo CPF Ineza itanga inguzanyo y'ubuhinzi n'ubworozi. Ubwo ndavuga niba uri umuhinzi w'ikawa, ibitoki, cyangwa ushaka imashini zihingisha ndetse n'izuhira, urumva ko CPF Ineza yakubera umufatanyabikorwa. Ikindi baguhaho inguzanyo zifite inyungu ntoya cyane zunganirwa n'ibigega nka BDF cyangwa BRD. Akenshi izi nyungu ziba hagati ya 8% na 12% ku mwaka. Ni ukuvuga ngo inyungu yabo akenshi biri hagati y'8% ndetse na 12% ku mwaka, ariko hari n'iyo usanga ari 18%. Urumva rero ko ugomba kuyigerageza iyi CPF Ineza, nayo urumva ko interest rate iri hasi ugereranyije n'izindi, kandi cyane cyane niba uri umugore ukaba uri urubyiruko, urumva uba ufite amahirwe menshi cyane yo kubona inguzanyo kuri interest rate ntoya. Ikindi batanga inguzanyo z'uburezi, sibyo? Niba ushaka kwishyura school fees, ushaka kwishyura umwana wa school fees, ushobora kugana CPF Ineza bakagusobanurira ku byiciro aho bakorera i Muhanga, Kamonyi ndetse n'i Kigali. Ukagenda ku mashami ya CPF Ineza ndetse i Kigali ni mu Nyabugogo ndatekereza ihari ya ikindi cyiza nanone nabonye rero cyo muri CPF Ineza nuko bagira mobile banking, aho ushobora kubikuza amafaranga igihe cyose uyakenereye ukanze akanyenyeri 552 kuri telefone yawe. Murumva rero ko mugomba kugerageza iyi CPF Ineza. Ubu buryo rero buzagufasha gukuraho amafaranga yawe aho waba uri hose utiriwe utonda umurongo ngo urajya kuri banki, sibyo? CPF Ineza ni amahitamo meza cyane ku muntu wese ushaka kwiha icyerekezo cy'imari cyiza kandi kizamura abanyabizinesi batangira ndetse n'abaciriritse. So babantu rero mwambazaga mukambwira ngo ese ni hehe handi twabona inguzanyo yadufasha gutera imbere? Murumva ko mugomba kugana CPF Ineza, sibyo? Ese waba warigeze ukoresha CPF Ineza cyangwa se n'ubwa mbere ugiye gutangira kuyigerageza? Mutubwire muri komenti, mutubwire abafitemo konti, mutubwire ese mubona banki nyine bigenda bite, mudusangize ubuhamya. So aya ni amahitamo meza rero nabahitiramo yandi. Niba utarakora subscribe, ukore subscribe hano kuri YouTube channel. Nimba ushaka business ideas, business opportunities, amahirwe yose yagufasha gutera imbere, ahantu ushobora gukura financial support, ahantu ushobora gukura amafaranga yagufasha kuinvestinga muri business, yagufasha kwagura business yawe, yagufasha gucreatinga business ugatera imbere, bizajya binyura hano byose kuri Magnificat TV Show. So dukomeze kubana, mukore subscribe, keep in touch. I love you so much. Ciao ciao.